urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Nyamagabe kamwe mu turere 8 tw'intara y'Amajyepfo, kera bajyaga bavuga ngo gikongoro mu kangaratete kubera inzara. Ibyo rero byarahindutse. Ubu iyo umuntu avuze akarere ka Nyamagabe yumva ibikorwa by'iterambere bitandukanye. Ese iri terambere rikomoka he? Ni imisoro yabo ivamo iryo terambere kandi rikabagarukira, ndetse nabo rikabafasha noneho buri wese kwiteza imbere ku giti cye. Uyu musaruro w'imisoro watanzwe mu mwaka wa 2019, umwaka wa 2021 wakoze byinshi. Nko mu murenge wa Buruhukiro, umwe mu mirenge ikungahaye mu buhinzi bw'icyayi, abahinzi bahinga icyayi ntibari bafite uko bageza umusaruro wabo ku ruganda rwa Mushubi. Mu gukemura iki kibazo, imisoro yatanzwe yafashije mu kubaka imihanda ihuza imirima ndetse n'uruganda. Ubu abahinzi barishimye. Umusoro nawe wita nk'inyunganizi ku muhinzi, kubera ko niba umusaruro wanjye waraheraga mu nzira, uyu munsi nkaba nzi neza ko ibiba binasoromye mu murima byose ariko biri buze kugera ku ruganda. Icyo ngicyo ni cyo umuntu agomba kwishimira. Iri terambere ntiryaheze mu buhinzi gusa, kuko hubatswe isoko rya kijyambere aho abacuruzi batari bafite aho bakorera hajyanye n'ubucuruzi bwabo, ubu bakorera mu mazu ajyanye n'icyerekezo. Byarakemutse byo kunyagirwa cyangwa ibyo kuba twatakaza ibintu bikangirika bitewe no gucuruza ahantu habi. Iyi misoro yubatse umuhanda wa kaburimbo uri mu mujyi wa Nyamagabe, hubatswe ibyumba byinshi by'amashuri mu rwego rwo kugabanya ubucucike, hubakiwe amazu meza abatishoboye ndetse n'ibindi tutarondora. Umuyobozi w'akarere arashimira abasora. Ni uruhare rero tubona rwo gushimira abaturage kandi tubashishikariza no gukomeza gutanga umusoro kugira ngo turusheho kugira ku gaciro no kwiteza imbere. Nimureke dukomeze kuba urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere, dutanga imisoro n'amahoro uko bikwiye.